Karame. kuburana ni ELSA yageze muri sale iberamo cyangwa se sinagamo urubanza rwiwe kuko This is Chaba TV. Chaba TV. Starters. Meka. Yes, Chaba. Bimeze bite? Amahoro ntari. Mu rukiko ngo bigenze bite? umwanzuro w'urukiko kwifungwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Miss Rwanda na 17 iradukunda ELSA wanzuye ko afungurwa akarekurwa ibyo akurikiranwa bigateshwa agaciro. Yego. Meka, mu byukuri wari uri hano ubwo nyiri katigo cyangwa se nyiri kurekurwa yahageraga? Yego nari mpare. Byari bimeze bite? Nkuko none ejo byari bimeze, yaje mu modoka ya RIB itwara abavuye muri kasho baje kuburana. Yari yambaye agapira k'umukara ni koboyi n'udukweto, ubona atarakaye cyane kuko ejo byari bimeze. Amanuka ajya mu rukiko bamwizengurutsa yicara inyuma, bategeza ko saa 10 twari twahawe n'urukiko zigera bundi aza muri sale gusomerwa umwanzuro. Ubona gafite icyizere muri we? Nk'ubu ngiye namenye ko azarekurwa ejo, byanze bikunze nawe yari abizwe ko runo rubanza rwa ELSA rwari rumeze nk'urucabana tushize mu mvugo za showbiz. Nta rubanza rwari mu rufatika kuko inyandiko bavugaga niwe bazini imikono ye na ba nyirayo. Umunyamategeko wa munoteri witonze Nasira yari yararekuwe kuko yateye kashe ku mpapuro banyirazo bisinyiye. Nabonaga ntago rwa rubanza rukaze cyane. Yego. Kuri make wabonaga umukobwa wacu nta kibazo? Byanze bikunze kuri pourcentage hari icyizere cyuko azata. Usibye ko mu Rwanda abantu banibagirwa cyane, mwibuke umubyeyi we asaba nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ko umukobwa we yagira icyo akora akantu ubutabera. Buriya abantu ntabwo basikari amarira nabwo bafite agaciro kuba hari icyo yakora ko mu Rwanda usabye imbabazi arazihabwa. Yego. Hanyuma nyirizina ngo urukiko mu rukiko mumazemo amasegonda. Twinjiye saa 9 dusohoka saa 9 hafi nota 15 ntago bitinze cyane kuko ELSA ntago yigeze ananiza ubutabera, ntago yigeze agurana cyane nk'urubanza cyo rwamaze iminota n'ubundi hagati ya 15 na 20 no gusoma umwanzuro ntago byari gutinda. Usibye ko umucamanza yabanje gusoma uko urubanza rwagenze hanyuma atanga umwanzuro ntago byatinze. Yego. Hanyuma ntitwabashije kwinjiramo imbere, ariko byibuze umubyeyi wa ELSA mu bamubonye cyangwa se niba bamubonye wabonye byakiriye ati? Ntabwo twaganire nk'itangazamakuru cyangwa agire reaction agaragaza, ariko nk'umubyeyi akanyamuza kare kose ko bari bishimye cyane bamaye gusoma karekurwa muri sale nuko kuvuza induru cyangwa se kuvuza impundu biteme, ariko bayisubona umunezero w'ibyishimo ko umukobwa kuba ari kuwe ari umugisha nyine. Yego. Aha, hari bamwe mu banyamakuru bavuga bati inkuru za mbere twarahejwe ariko byibuze ubu ngubu tubashije kwinjira mu rukiko mo imbere. Byari bimeze bite ku banyamakuru? Kwinjiramo imbere n'ubundi nta nkuru ya danje bari baje gufata, kuko inkuru ifatika ibari y'uburyo urubanza ruri kugenda nuko biregura n'ibyo aregwa. Usibye ko hari imanza zishinja byaha byemeye ko rwabira mu muhezo kubera ibyo birinda n'abavugwamo muri rubanza, ariko no kuba mu gusoma umwanzuro tuba duhari nabyo ni sawa ku kazi k'itangazamakuru. Usibye ko nta buremere biba bifite cyane kuko nta nkuru ifatika ibiri musibye kuvuga ngo umuntu arekwe cyangwa akatiye iminsi 30 y'agateganyo, ntago ari kimwe no ku rubanza rwagenze. Yego. Hari icyizere cyuko umukobwa wacu yahanagurwaho ibyaha? Birashoboka cyane mu gihe biriya byose yaregwaga bizateshwa agaciro, kuko ntabwo ugeze avuga ko azajya kwicanwa yitaba.
aratashye biraca amarenga. Yego. Hanyuma kuri nyiri guteza ibibazo cyangwa se nyiri gushinjwa cyane ko ari nawe aho ibibazo byaturutse ari Prince Kid, we uramuvugaho iki? Ni iyi shusho ubona wenda ku byaha aregwa, ese ashobora kubihanagurwaho cyangwa se akarekurwa nawe ubwe ku giti cye akajya mu bundi buzima busanzwe akurikiranwa ari hanze, byo urabivugaho iki Peacemaker? Igisigaye kuri Prince Kid ari imageragere yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 ntabwo ivuga rimwe kabiri gatatu kugeza kuri 30. Ni igihe ubugenzacyaha buba buri gushaka ibimenyetso nyine kugira ngo abashe ko yaburana. Rero ntabwo kuvuga ngo hari icyizere byari byaha bitatu yarakurikiranwe, ubu byabaye bibiri. Biriya bibiri mu gihe baburi ibimenyetso bifatika yataha akaba umwere, ariko ntabwo icyizere cyo kuri ELSA cyahita gihuzwa n'icyizere cya Prince Kid, biratandukanye cyane, nta n'ahantu bihuriye. Muri make bya Prince Kid biraremereye cyane, birihariye cyane kuko arashinjwa ibyaha ashinjwa bitandukanye n'ibya ELSA. Noneho ni nawe mutwe wa Miss Rwanda, nabyo bisa nkaho byashyuhije showbiz cyangwa se byazamuye impagarara. Ibyaha ashinjwa bitandukanye n'ibya ELSA. ELSA we ibyo yakoze abona ko nta byaha yakoze. muri nyine bari byo agomba kubanza gusiga. Ikiza se si byiza, ni byiza ni byiza, uzavugana gutaha.